Data tuguhaye icyubahiro muri iki gicaniro cya nimugoroba. Iri ni ituro twari tuzanye imbere yawe. Tuzi neza ko hari imbaraga ziri mu maraso yawe. Tuzi neza ko hari uburinzi buri mu izina ryawe. Tuzi neza ko hari ubutsinzi buri mu izina ryawe. Tuzi neza ko turwanirira ukaduhisha kandi ukatwimana. Uyu mugoroba nongeye kuvuga amaraso yawe ku buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Reka amaraso yawe avuguruza ikintu cyose kitavuye kuri wowe cyashyizwe ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amaraso yawe mubeho nk'ikimenyetso, abe ku rugo rwe, abe ku mugabo we, abe ku mugore we, abe ku rubyaro rwe mu izina rya Yesu. Urubyaro rwatwaye ubwenge rukananirwa kwiga, urubyaro Satani yahushye mu mutwe, abadayimoni bagahuha mu mutwe kugira ngo atiga ngo afate. Uyu mwanya ndarubohora. Amaraso yawe mwami amanuke mu bwenge bw'uwo mwana, amanuke mu bwonko bwe, yige kandi afate kandi amenye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka amaraso yawe mwami Yesu akureho ingoyi zose bamubohesheje, bakavuga ngo ntazashaka, bakavuga ngo ntazubaka, ngo niyubaka azahora aganya. Mu izina rya Yesu amaraso yawe acagagura izo ngoyi zose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Akazitiro bashyize ku buzima bwe bakamugenera ahantu atarenga, akamera nk'ihene iziritse ku mugozi, agerageza kurengaho bikanga. Ako kagozi nigacike, uwo murunga nucike mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amaraso yawe namubeho, akingurirwa imiryango yo kwigira imbere, kwigira imbere mu mwuka, kwigira imbere mu mubiri, kwigira imbere mu gukura mu gakiza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka amaraso yawe mwami yuhagira ubuzima bwe, yuhagira umubiri we, amareho amagambo mabi yose bamuvuzeho, amareho buri gikorwa cyose yakozweho kera, abizi cyangwa atabizi, ibyo yashyizwemo bamurasaga, ibyo yashyizwemo bamutwarira imyenda, ibyo yashyizwemo bamutwarira umusatsi, ibyo yashyizwemo bamutwara aho yakandagiye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Bikurweho n'amaraso yawe Yesu. Amaraso yawe mwami, amaraso yawe kuri iki gicaniro, amaraso yawe kuri aba bahungu n'abakobwa, amaraso yawe ku bwoko bwawe, amaraso yawe, amaraso yawe agera mu gipangu cye, amaraso yawe agera mu kiryamo cye, amaraso yawe agera aho yicara, amaraso yawe mwami Yesu aburizemo imigambi yose y'umwanzi Satani. Amaraso yawe, amaraso yawe Yesu, amaraso yawe avuguruza, amaraso yawe afite imbaraga zitsinda, amaraso yawe arusha imbaraga ibibi by'uburyo bwose, amaraso yawe aburusha imbaraga uburozi bw'uburyo bwose. Amaraso yawe amanuka aho bamutambye naho bavuze izina rye, atwika aho izina rye ryashyizwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amaraso yawe atwika aho bamureberaga naho bamuboneraga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Objet materiel yatumaga bamugeraho, uyu mwanya amaraso yawe ayambura imbaraga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo. Incantation yose yavuzwe ku buzima bwe ihinduka ubusa uyu mwanya mu izina rya Yesu. Urakoze mwami w'abami, urakoze Yesu. Ndamuvugaho umugisha, ndamuvugaho kugirirwa neza, ndamuvugaho kwambuka, ndamuvugaho kugerayo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Arahirwa, ni umunyamugisha, aratunga ibyiza umuvugaho, aratunga ibyo wamugeneye mu izina ryawe Yesu. Amaraso yawe atwike serire kansereze, atwike ikiri mu mubiri we cyazanwe n'itegeko ryashyizwe ku buzima bwe yuko atazarama, yuko atazaramba. Itegeko ryashyizwe ku buzima bwe, ijambo ryoherejwe ku buzima bwe ryabyukije indwara z'uburyo bwose kugira ngo atazarama, kugira ngo atazarera. Amaraso yawe yambura imbaraga, umuzi w'izo ndwara wume, ushye, ushirire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Agira amagara mazima, amaraso yawe yuhagire ku byo yakozweho atabizi, byo bamuhesheje atabizi. Amaraso yawe yuhagire kuva ku mutwe kugera ku birenge mu izina rya Yesu. Kuva uyu munsi n'uyu mwanya atangira kubona impinduka ku mubiri we, atangira kubona impinduka ku mubiri we mu izina rya Yesu. Ingingo zitameze neza, yo byiswe uburwayi busanzwe arabyakira, reka izo ngingo zakira imbaraga zizuka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amaraso yawe atuma ingingo ze zimera neza, umubiri umere neza,
ugira ingano ikwiriye, amabere angane nk'uko bikwiriye, mu nda hangane nk'uko hakwiriye, ingingo ze z'imyororokere zingane nk'uko zikwiriye, mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwijima zazanye impinduka mu bugingo bwe, akamera nk'urwaye urushwima, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umubiri we nube mutaraga, reka umuriro wawe, reka amaraso yawe Yesu yuhagira buri kintu cyose, buri kintu cyose, buri kintu cyose cyashyizwe ku buzima bwe, cyashyizwe ku myanya ye yo kororoka, cyashyizwe mu myanya ye y'ibanga, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amaraso yawe amareho imirimo ya Satani, amareho igikorwa kibi cyose yashyizwe ku mubiri we, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ijoro rye rimubere ryiza, aryamye atikanga ikibi, aryamye adategereje urupfu, aryamye adafite ubwoba, arota inzozi zo mu ijuru, mu izina rya Yesu. Ndakata communication ituma arota bapfuye, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu izina rya Yesu. Uwo muryango ukingwe, amaraso yawe ukinge Yesu, mu izina rya Yesu. Abantu batanzweho ibitambo byo kubona umugisha w'abandi, agatanga umukobwa w'abandi kugira ngo umukobwa wazashake, igitambo cye gihinduka ubusa, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abatanze amago y'abandi ngo aburemwe amahoro, ayababona amahoro, ibyo bitambo bihinduka ubusa kubw'amaraso yawe, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abatanze abana b'abandi ngo babure ubwenge mu ishuri, ababo babubone, icyo gitambo ndagihindura ubusa kubw'amaraso yawe, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abatanze bene wabo ngo bahore mu bukene kugira ngo bo bakire, icyo gitambo turakivuguruza kubw'amaraso yawe Yesu. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo. N'abanyamugisha, n'abanyamahirwe bazagera aho uhamagarira kugera, mu izina ryawe Yesu. Tuguhaye icyubahiro. Sengera ubuzima bwawe, sengera ubuzima bwawe. Niba ari aho Umwuka Wera kwibutsa ko iyo mimerere yaho atari normale, sengera ubuzima bwawe. Urakoze kubw'uburinzi bwawe Mwami, tutagufite twababande, tutagufite twababande, ku mwanzi wacu yatumira bunguri. Utubereye Imana, utubereye urusika rudukingira, utubereye umunara muremure twihishamo tugakomera. Twari kuba twarapfuye, twari kuba twaramugaye, twari kuba twarasaze, twari kuba twarirukanse ku muhanda, ariko watubereye umunara muremure twihishamo tugakomera. Mu izina ryawe twabaye bataraga, mu izina ryawe twabaye bazima. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo. Ibidusaba biba byaradusenyeye amago, biba byaratwirukankishije ku muhanda, ariko waduhagazeho. Utubera Imana, utubera Imana. Ibyashaka kudukoza isoni no kutumwaza wabiburijemo. Uri Imana itangaje, uri Imana ikomeye, uri Imana nziza, uri Imana iriho. Ndagira ngo ngere usenge, twatinze ariko reka turasoreza kuri iri. Uzi ko Satani wenyine ariwe wishimira kumwara, niyo bisa nkaho nta nyungu abifitemo, yishimira kumwara, yishimira kumwara, yishimira ko abantu bakubona uri umuntu wa fake. Igihe kimwe nagiye mu nama, ntabwo yari inama, yari conference, yari nk'igiterane ariko cyo kwiga. Nicaye mu giterane, nagiye ndi muzima, hari ku munsi wa kabiri, meze neza, ntarwaye, ntariye, ndi mu bihe byiza. Umuntu nyicara, numva ndaremerewe, numva mbaye nabi, numva ngize isesemi, numva umutwe urandiye, numva ndenda kuruka. Ubundi ibyo bintu bigirwa n'abasinzi, ku buryo ntafite control yo kuruka. Numva bigeze aha, ndasohoka kubw'ubuntu bwari ubuntu bw'Imana, kubw'ubuntu bw'Imana ndasohoka. Sinaruka aho hantu, ariko ndanga ndaruka.
njya kuruka muri toilette, umutuku uramereka nibaza ariko Mana ibi ni ibiki, ko ndi muzima, ko narwaye, ni imbaraga nki sindushije imbaraga kugeraho nari ngiye guseba mu bantu zingana iki? Nawe Yesu uri muri ngewe. Imana irambwira ngo niyo mpamvu nyine utarukiye mu bantu. Ubu ndabivuze ariko ntawe wabimenye, kuko Imana yacu itubereye maso. Uwaje kugushyiraho ibyo yagushyizeho yaragambiriye kugusebya. Satani yunguka iki? Yusebye yunguka iki? None se ubundi abantu ntibarwara? Ariko hari ukuntu ababona ubanye n'Imana bikamurya. Nta kindi kwari kugusebya. Yaje muri conference misi ari wowe ngusebye, hanyuma se nuseba kuri buhaguruka ukiri wowe, ugahaguruka umwana w'Imana wababariwe, ukomeje urugendo. Satani agira umwete n'abakozi bagira umwete. Cyaduha abana b'Imana bakagira umwete wo gusenga. Cyaduha abana b'Imana bakava mu butesi. Cyaduha abana b'Imana bakarekera kuvuga ngo mbivuyemo, ngo ndumva nisonzeye, ndumva nifite ibitotsi. Cyaduha abana b'Imana bagakanguka. Cyaduha abana b'Imana bakareka kuvuga ngo nuko bimeze, sinzabyara, narabyakiriye, sinzashaka, Imana irabizi ku gihe cyanjye. Niko kwirabizi. Ikindi cyanditswe twari busome nicyo muri Luka 11. Handi Yesu yigishije ngo abigishwa be basanze asenga, bamusaba ko abigisha gusenga, ageze hepfo abigisha gutitiriza, kandi bari abana b'Imana. Reka dusengera akantu gatoya hanyuma dutahe. Umwami Imana abaha umugisha. Sengera ikintu cyose cy'igisebo kiri ku buzima bwawe. Nta nyungu Data afite muko waseba. Cya kintu iyo usenga ukozaho umutima ukavuga uti n'ahandi nubwo senga barabizi, n'ahandi nubwo senga bimeze gutya. Ushobora kuzamura ijwi ryawe cyangwa ukabivuga bucece, kuko ibikojeje isoni niba nabivuga cyane, ariko bivuge mu izina. Mubwire ngo Mwami, nkuraho ikimwaro muri iyi minsi 7, nkuraho iki kintu kintera kuganya, nkuraho iki kintu iyo umunezero ari mwinshi wuzuye ngikozaho umutima nkibuka ko kikimeze gitya. Data, mva gusenga kw'abahungu bawe n'abakobwa bawe uyu mugoroba, ubakize ikintu cyose gikojeje isoni, igikojeje isoni mu mwuka, gituma yihisha, gituma agira ubuzima bubiri, gituma aba mu byaha adakunda, kimukiza. Uyu mugoroba mubera umugoroba wo kubatuka, wo kubohoka mu izina rya Yesu. Abakobwa n'abagore bikinisha, abagore n'abagabo bikinisha, uwo mugozi nucike mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Icyaha cyose cy'urukoza soni kimwiziritseho uyu mwanya gicike mu izina rya Yesu. Ugere no ku mubiri Mwami, ikintu cyose gikojeje isoni kiri ku buzima bwe kimukureho kubw'imbabazi zawe, kimukureho kubw'ubuntu bwawe, kimukureho. Hinduriye etikete, hindura iryo zina, mukureho iryo zina kubw'imbabazi zawe n'ubuntu bwawe bwinshi. Reka gukoreho nk'uko wa mugore wavaga amaraso, yarananutse, yarashizemo imbaraga, afite, ndahamya ko yari afite umunuko, yagukoraho isoko y'amaraso igakama uwo mwanya. Reka ikimukoze isoni cyume, gikurwe ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ikimutera gusuhuza umutima gikurwe ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Uri Imana y'imbaraga, reka azagarukana ubuhamya n'amashimwe. Turakwizeye, tugwaye icyubahiro. Ndavuga umugisha ku bwoko bwawe, ndavuga kurama, kuzasaza ku gihe cyagenwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ntawe uzakenyuka, ntawe uzapatagejeje iminsi ye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Aragirirwa neza, arabyara, arashaka, arahinga yeze, aracuruza yunguke mu izina rya Yesu. Aratumbagizwa mu mwuka, araba hejuru y'ibyaha, araba hejuru y'ingoyi zose, arasoma ijambo ryoherwe, arinjira mu bihe byo gusenga bimukundire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, imitima yacu iragushima, ni wowe turwanirira.
ni wowe udutabara, ni wowe uturengera. Ndagushimira urukundo rwawe rwinshi, ndagushimira uburyo utwimana, ndagushimira uburyo uduhisha. Ndagushima, ndagushima, ndagushima. Mutima wanjye uraguha icyubahiro, mutima wanjye urakuramya. Ndagushima mwami w'abantu. Utwemerere tukubone birenze uko twari twarakubonye. Utwemerere mwami ko twazamutse mu cyumba cyo hejuru. Utwemerere duhure nawe. Hari ibintu twazanye twifuza ko bihinduka. Utwemerere bihinduke. Mu cyumba byose bihindukiramo. Mu cyumba abanyantege nkeya bahinduka abanyembaraga. Mu cyumba bihishaga batatinyuka kubwira umuntu n'umwe, basohoka babwira abantu 3,000 inkuru zawe. Mu cyumba abantu baherwamo impano nshya, amavuta mashya, imbaraga nshya. Mu cyumba abantu baherwamo imbaraga zo kukubaha kugeza mu rupfu. Uko niko twaje mwami, twemerere tuguranirwe. Ndasabira umugisha ubwoko bwawe, ndasabira umugisha abana bawe biyemeje kuba mu itsinda ry'abasenga, mu itsinda ry'abakuzamurira amaboko kandi batazacogora. Urakoze kuba wasohoye mu itsinda ry'abaganya ukabinjiza mu itsinda ry'abasenga butazarambirwa. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo ko tutazagwa mu butayu. Urakoze ko tuzarangiza urugendo. Urakoze ko tuzaba tugifite imbaraga mu mwuka mu bihe byose, ibyoroheje, ibikomeye, ibiteye ubwoba abandi. Tuzaba tugifite imbaraga z'umwuka, tuzarangiza urugendo dusingira ibyo watuvuzeho byose, duhagaze mu byo watugambiriye byose. Urakoze mwami mwiza, nguhaye icyubahiro kandi gushyize hejuru. Iri joro ndushyire mu biganza byawe, ubane n'ubwoko bwawe, ubaganirize, wahishurira ibyo wifuza ko bamenya. Ubaha imbaraga zo gusenga, ubaha imbaraga zo kwiherana nawe. Umwanzi n'abashaka babure mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndavuga amahoro ku byabo no ku babo basize inyuma. Ndavuga amahoro kubo ahagarariye muri aya masengesho. Ndavuga ubutabazi kuba ari mwasengera nabo irimo yingingira mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndavuga kugirirwa neza kuba ahagarariye mu cyuho. Ndavuga guhindurwa k'ubuzima kuba ahagarariye mu cyuho mu izina ryawe Yesu. Twongeye kuvuga umugisha ku gihugu cy'u Rwanda, turavuga guhemburwa ku itorero mu Rwanda, turavuga ububyutse no gutabarwa no guhagurutswa kw'abakozi bashya no kwambikwa amavuta mashya ku bakozi bamaze iminsi bagukorera no gusubizwamo imbaraga ku bari baracogoye. Urakoze mukunzi mwiza, ngahorarana natwe nk'uko wasezeranye. Waravuze ngo uzabana natwe kugera ku mpera y'isi. Turifuza kukumva bugufi bwacu, turifuza kuganirizwa nawe, turifuza kukumva muri detaye. Turakukuragije n'igitondo mwami kugira ngo ubane natwe muri nibature, utuzindure dufite imibiri y'imbaraga, dufite imyuka ikunyotewe kurushaho. Urakoze papa mwami w'abami, warakoze kutugira ingabo mu bwami bwawe. Warakoze abakozi bawe kuduhindura ibirimi by'umuriro. Warakoze kutwizera ukaduha Kristo. Warakoze kwandika amazina yacu mu gitabo cy'ubugingo. Jambo ryawe ryaramwirwe, subwo ni mu ruhande rwacu, mubisha wacu ninde? Urakoze kuba mu ruhande rwacu, urakoze kuturwanirira, urakoze kutwimana, urakoze kutubeshaho Satani atabishaka, urakoze kuduha umugisha abakozi be batabishaka, urakoze kuturinda abadayimoni bose bahagurutse bagaterana, urakoze kutubera Imana, uringa bidukingira, amaraso yaturiho nk'ikimenyetso, umwanzi ntiyabona haca. Urakoze kutubera maso, ntabwo ujya usinzira, ntabwo ujya uhunikira. Wowe ubera Isiraheli maso, wowe ubera ubugingo bw'abakwambaza maso. Ntusinzira, ntuhunikira, ntunanirwa. Uri Imana umuremyi w'ijuru n'isi, uri Imana ufite byose mu kiganza cyawe. Iyo wavuze yego nta muntu wahakana, iyo wahakanye nta muntu wabyemeza, iyo wakinze nta muntu wakingura, iyo wakinguye nta muntu wadukingirana, iyo waduhaye umugisha nta muntu wawutwambura. Uwiteka we, turahiriye ko tugufite nk'Imana. Twagarutse aho uri, imitima yacu yuzuye amashimwe. Twibuka imirimo yawe n'ibitangaza byawe, ibyo wakoze mu buzima bwacu, imitima yacu ikanezerwa. Twibuka intambara waturwaniriye, twibuka ibikombe waducishijemo, twibuka imisozi twazamukanye, twibuka mwami, twibuka mwami imirimo yawe ku buzima bwacu, twibuka imbaraga zawe izo twabonye mu ijambo ryawe, twibuka ubutabazi bwawe, twibuka wadukuye mu rupfu, twibuka watugiriye neza, twibuka amasengesho yacu yahashije wasubije, twibuka ibyo twahoze tugusaba uyu munsi duhagazemo, ibyo bidutera kugaruka aho uri tudafite isoni, tudafite ikimwaro. Twibuka mwami ko kubaho kwacu atari uko Satani yabishatse, atari uko abatwanga babishatse,
atari uko abaturoga babishatse. Kubaho kwacu mwami nuko ari ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu. Imigisha dutunga niyo duhagararamo nuko ari ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu. Urakoze kutubera Imana. Nongeye kuvuga amaraso yawe kuri iki gicaniro. Nongeye kuvuga amaraso yawe ku buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe barimo bagushaka. Reka amaraso yawe bagote, reka babeho nk'ikimenyetso. Umwanzi ubacogoza babure, inama mbi zibasaba zibabure, inama zose zibera ikuzimu kugira ngo zibananize zibabure. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amagambo yose mabi yaberekezweho, incantation yose iberekezwaho inanirwe, yamburwe ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndabavugaho umugisha, ndabavugaho gukingurirwa ijuru, ndabavugaho gukingurirwa ikirere cy'umwuka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndashinganisha ibice byose bibagize, ndashinganisha ingingo zose z'imibiri yabo mu izina rya Yesu. Araba mutsaraga, umubiri we ni mutsaraga, ubugingo bwe burarokoka, umwuka urasabana nawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo. Mbega ngo bariruhiriza ubusa abakorera umutware w'iki gihe udahemba neza. Mbega ngo bariruhiriza ubusa abarwanya umunyamaboko. Mbega ngo bariruhiriza ubusa abakora mu nkokora ku migambi y'Imana. Mbega ngo baravunikira ubusa. Reka imbabazi zawe mwami zigere kuri abo bose bahisemo nabi. Reka imbabazi zawe mwami, reka ubuntu bwawe mwami, reka kugira neza kwawe mwami kugere kuri abo bose bahagurukiye kunaniza abakozi bawe, bahagurukiye kunaniza abatoya mu bwami. Reka imbabazi zawe n'ubuntu bwawe bigere kuri abo bose mwami waba. Imbabazi zawe, ubuntu bwawe, imbabazi zawe zihindukize umuntu wese ufite akaguru mu nzu y'abapfumu. Imbabazi zawe zihindukize umuntu wese Satani yabeshye ko azahemba, ko azamutungisha nagusha umwe mu batoya. Imbabazi zawe zihindukiza umugore utakubaha, zihindukiza umugabo utakubaha, zihindukiza umuntu wagurishije ubugingo bwe kugira ngo asenye umurimo wawe. Imbabazi zawe mwami, imbabazi zawe, imbabazi zawe, imbabazi zawe zirenze uko twazivuga. Twebwe tugarukira bugufi, tugakunda bugufi, tukababarira bugufi. Ariko imbabazi zawe zakiza n'abagurishijwe batabishaka. Tukabonye umukobwa uragura, yaragurishijwe na bashebuja, bamuhindura indiri y'amadayimoni, agenda aragura kugira ngo bunguke. Turabohoza babirazwe n'imiryango, turabohoza babirazwe na ba nyina, turabohoza abana batoye babyisanzemo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ubugingo bwabo bwarashutswe, ubugingo bwabo bwaragurishijwe. Bababwira ko aribwo baziga bakagira ubwenge, bababwira ko aribwo bazagira amafaranga, bababwira ko aribwo bazubaka ingo zigakomera, bababwira ko aribwo urubyaro rwabo ruzagira umugisha. Turabohoza ubwo bugingo bwabohesha, bwashutswe mu izina rya Yesu, bwafashwe miri butabishaka butabigambiriye mu izina rya Yesu. Turabohoza babirazwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti kugira ngo ubugingo bwabo bucungurwe. Turasabira imbabazi ababigiyemo babishaka. Imbabazi zawe, imbabazi zawe zababariye abakwica ukavuga ngo ntibazi ibyo bakora. Imbabazi zawe zababariye abagutera amacumu ku musaraba, zababariye abavuga ngo nabambwe, ari abantu bakuru, ari abantu bizi by'amategeko ya Mose, ari abantu bazi byinshi, ariko ukavuga ngo data ubabare ko batazi icyo bakora. Izo nizo mbabazi dusaba mwami w'aba. Dusaba ku bagore bagurishije ubugingo bwabo, dusaba ku bagabo bagurishije ubugingo bwabo. Uratangaje mwami, uri umugizi wa neza, uri umunyembabazi, uri umunyembabazi. Ntabwo tubasha ubwenge bwacu nibusingira imbabazi zawe, imitima yacu ntibasha kusurwamo n'urukundo rwawe kuko ari rwinshi. Ari njyewe sinaraza umurozi, ari njyewe ari njyewe nakwifuza ko yakorwa n'isoni, ariko uri umunyembabazi. Wongera iminsi ngo ahara urebe ko umunyabyaha yahindukira, wongera ubuntu ngo ahara urebe umunyabyaha yakwihana. Uratangaje mwami w'abantu. Cyaduha umutima nk'uwawe Kristo, umutima wuzuye impuhwe, umutima wuzuye imbabazi, umutima wakunda n'udakunditse, umutima umeze nk'uwawe kugira ngo mbashe kubitwarira, kugira ngo mbashe guhagarara mu cyuho. Umutima umeze nk'uwawe mwami, umutima umeze nk'uwawe mwami. Nguhaye icyubahiro uyu mugoroba,
ndagushimira abana bawe, abahungu bawe n'abakobwa bawe basiganwe baje gushaka mu maso yawe. Ndakwinginze ngo mve gusenga kwabo ubabere igisubizo. Ndasengera abo turi kumwe, ndasengera abadukurikira n'abazadukurikira hanyuma kugira ngo ijuru ribakingukire. Abantu twese twazamutse mu cyumba hejuru dufite ibyo twazamukanye, mwami w'abami, twazanye ibyuzuye imitima yacu, twazanye ibitugoye, twazanye ibyakatuganyisha, ariko twahisemo kubihindura isengesho. Ibyo tubizanye imbere yawe Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo bikoreho. Utwemerere tumanukana amashimwe mashya, utwemerere tumanukana ubuhamya bushya. Reka umwana wawe wese wateye intambwe mu ntege nkeya akinjira mwami muri ibihe byo kugushaka, unyemerere amanukana imbaraga z'umwuka, unyemerere amanukana ihishurirwa rishyashya, unyemerere mwami w'abami tumanuke duhinduwe nawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mu cyumba cyo hejuru duhure na za mbaraga zawe, na bwa bwiza bwawe, na ya mikorere yawe Uwiteka Mana Nyiringabo, maze tumanuke tugwije imbaraga, maze tumanuke duhinduwe nawe, dufite kurabagirana n'ubwiza umwanzi adatinyuka, imiyaga itabasha, ibibazo bitabasha, twihariwe nawe kuzageza ku iherezo ry'urugendo. Urakoze papa, cyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Mwiriwe neza bwoko bw'Imana, na amahoro, umutima wawe urimo amahoro. Haleluya. Naho atari yisukemo. Haleluya. Yesu arabishoboye, ni umugizi wa neza kurusha uko tubizi. Amen. Haleluya. Imana ishimwe ko itajya idufungura amaso ngo tubone intambara zose zo mu mwuka. Vuga ngo Imana ishimwe. Imana ishimwe ko ntaza abanyanga bose, Imana ishimwe ko ntaza abandoga bose, Imana ishimwe ko ntazi inama zose zikuzimu. Imana ishimwe. Haleluya. Ndahamya neza ko umubyeyi usanzwe mwiza aramutse amenye ko hari intare cyangwa idubu igiye kurya umwana we, yamukingira kugira ngo umwana we atabona ibyo bintu byose, kugira ngo adahahamuka. Haleluya. Haleluya. Imana ni umugizi wa neza, irakurwanirira, iragutsindishiriza ku byuzi n'ibyo utazi. Amen. Reka dukomeze mu ijambo ry'Imana hanyuma tunasenge nkuko twabisezeranye, nkuko umwuka wera yaturembuje kugira ngo tubane muri ibi bihe byo gushaka mu maso y'Imana. Nongere nkugire inama gatoya yo nanjye nigiriye cyangwa iyo nanjye nigira, iyo twagize ibihe byo gushaka Imana nkuko nguko, no kugira ngo bidutumbagize twe gusubira aho twari turi. Ariko iyo umaze iminsi 7 usenga wiyiriza ubusa ushaka mu maso y'Imana, wongereye ibihe byawe byo gusenga, wibatura kare cyangwa ubuzuko ugasenga, ni byiza pe kandi bisiga bikuzamuye mu mwuka. Ariko ntibivuga ngo kuwa mbere turangije amasengesho usubire mu bunebwe, nta gusenga, nta saha n'imwe n'Imana, nta gusoma ijambo ry'Imana, urarya kuva kuwa mbere kugeza ku wundi wa mbere. Ntabwo ariko bikwiriye kugenda. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Umukristo wese wifuza kubona Imana agira ibihe mu masaha ye 28 zo kubana n'Imana ahojejeho, agasenga, agafata umwanya atekereza ku migambi y'Imana imufitiye, ku cy'Imana imwifuzaho, akiga ijambo ry'Imana. Haleluya. Akabikora buri munsi, mu cyumweru akagena byibuza umunsi cyangwa iminsi yo kwiyiriza. Iyo bitabaye gutyo duhora dutangira. Iyo bitabaye gutyo umva ukuntu bigenda. Iyo tugarutse mu masengesho y'iminsi 7 y'ukwezi gutaha, tumera nko kugaburira umuntu umaze igihe atarya. Murabizi ukuntu abameze? Umuntu warembye kwa muganga udaheruka kurya. Twese turabizi ko umubiri ufite intege nkeya. Nibyo umuhaye ntago bita bimubyibushya uwo munsi. Ushize twavuze umurwayi wa bwaki. Tuvuga ko ari umuntu mukuru noneho warwaye bwaki cyangwa wanyunyutse, cyangwa se babantu bajya basonza mu bihugu bibamo intambara nyinshi. Mujya mubona amashusho ateye ubwoba yo mu bihugu birimo intambara nyinshi. Haleluya. Uriya muntu ushonje kuriya ntago wamugaburira icyumweru kimwe ngo ahita agira ubuzima nk'ubwo we nanjye dufite. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Kugaburira umwuka wacu nibyo guhozaho, ntago ari ibya rimwe na rimwe. Iyo tudahojejeho tubigize bya rimwe na rimwe, duhora turi abatangizi mu rugendo rwo gukura mu mwuka. Imana ibiturinde. Dusezerane ko tuzakomeza kubana n'Imana. Haleluya. Sibyo nshuti z'Imana? Amena. Hari abantu tubisezeranye ko mu masaha yabo 28 bazagira umwanya wo kubana n'Imana, ko mu misi yabo y'icyumweru bazagira undi munsi special bashyira ku ruhande kubw'Imana. Ntibivuga ngo uzirirwa mu nzu usenga niba uri umukozi, niba ufite akazi, ariko uzagira umwanya wiyongereyeho ku mwanya usangamo. Hanyuma twebwe abikoresha rero. Haleluya. Nari mvuze ngo twebwe abikoresha, arabikoresha bari hano. Twebwe abikoresha
dushaka umwanya mu cyumweru tugafatamo umunsi tugakuraho amatelefone tukihererana n'Imana yacu, cyangwa se tukongera amasaha. Ariko namwe abakozi nta rwitwazo, kuko Daniyeli yarabikoze, ari umuyobozi w'ibihugu birenga 120. Amen. Haleluya. Ndakwifuriza rero kudahora utangira bundi bushya, ahubwo gukomereza aho wari ugeze. Amen. Amagambo nifuza ko tuganiraho uyu mugoroba, ndifuza ko twavuga ngo ibyakaduteye kuganya turabihindura gusenga, kuko nibyo Imana yadusabye. Haleluya. Imana irabizi ko mu isi dufite ibintu byinshi byatuganyisha. Kuganya murakuzi, gusuhuza umutima, guhangayika, kubunza umutima, gushoberwa, kandi ibyo byose ni ikinyuranyo cyo kwizera. Haleluya. Ibibazo byatubanye byinshi turaganya, ariko mu gusenga turifuza ko ibyakatubereye amaganya, ibyagatumye tuganya, tubihindura isengesho, kuko by'Imana irabyemera. Haleluya. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 4 kugeza ku murongo wa 7. Urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 4 tugeze kuri 7. Haravuga ngo mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Ariko wambwira Mwuka Wera yaremeye ko ibi bintu biba muri Bibiliya azi aho dutuye n'ibyo dutuyemo? Buri arabizi, azi ibikuzengurutse, akagusaba ngo wishime iminsi yose. Ubwo ntago ari mwashinyagura. Oya, yarabizi ko mu byo ajya atanga harimo ibyishimo by'Umwuka Wera. Haleluya. Mujye mwishimira mu mwami wacu. Niyo mpamvu no kwishimira mu mwami, hanze y'umwami ibintu ntibibaho. Mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Yewe nongeye kubivuga nti mwishime. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Umwami wacu ari bugufi. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye kandi mushima. Ntimukagire icyo mwiganyira. Ni ukuvuga ngo ibituganyisha birahari, ariko Bibiliya iratubwira ngo ntitukagira icyo twiganyira, ahubwo ibyagateye rutanse kuganya, ibyakaguteye kuganya, ibyo ngibyo, ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye kandi mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose y'umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Gusenga ni byiza, gusenga turavuga, tugafungura umunwa wacu tukabwira Imana ibyo tuyisaba, aho twifuza kwiduhindura, ibibazo dufite, ibituganyisha bitandukanye. Ariko twigeze kuvuga ngo ubuzima bw'usenga cyangwa usenga aruta isengesho cyangwa aruta amagambo yose avuga. Haleluya. Niyo mpamvu ubuzima bwe nuko abanye n'Imana ye ari iby'ingenzi. Hanyuma uyu mwanditsi cyangwa se Pawulo arimo aratugira inama, yavuze ngo mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Intambwe ya mbere iri hano muri iki gice dusomye ni ukwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Ntushobora kwishimira ikintu udashyizeho umutima, ntushobora kwishimira ikintu utakunze urukundo rwinshi, ntushobora kwishimira ikintu kitari icy'ingenzi mu buzima bwawe. Haleluya. Abantu bonyine babasha kwishimira mu mwami ni abantu umwami Imana yabereye uwa mbere, niwe priorite y'ubuzima bwabo, niwe wibanze. Yavuze ngo kataha barakata, y'iki kintu yavuze ngo ihoya, abizera ikintu bagikora, nawe uwo muntu ntabwo agikora. Mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Haleluya. Umuntu twishimira tumugira uwa mbere, tumuha umwanya, tumuha impano iyo tubishoboye, turanezerwa iyo tumubonye, iyo tuzi ko tuzabona nawe kuwa gatandatu imitima yacu itangira kunezerwa n'ubwo buzima Data yifuza ko tubamo. Haleluya. Kandi iyo ni intangiriro yo gutsinda cyangwa yo gusubizwa kw'amasengesho yacu. Arongera arabishimangira ngo yewe nongeye kubivuga nti mwishime. Ubundi kwishimira mu mwami bigaragaza ko tumwizeye. Haleluya. Uramubwira ngo mwami biranshobeye, ntibyagenze nk'uko nashakaga, ariko nzi kuri Imana ishobora byose, nzi kuri Imana ifite imigambi irenze iyo nakwigirira, nzi kuri Imana ifite imipango myiza ku buzima bwanjye urenze ibyiza byose nakwipangira. Ibyo bikantera kumutegereza n'igihe ntabyumva. Yemwe abari mu bihe batumva. Haleluya. Bikantera kumutegereza n'igihe ntabyumva. Hanyuma ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. Ineza kumenywa n'abantu bose ni ukugerageza kubaho ubuzima bukiranuka, kubanira bose amahoro aho bidushobokera. Haleluya. Ahangaha ni ukurenga urwego no kuvuga ngo Imana ireba mu mutima, agakiza n'akanjye, ibyo abandi simbyitayeho. Oya, ibyo abandi mbyitayeho. Ndi umuntu ukwiriye kutababangamira, ndi umuntu ukwiriye kubanezeza. Hanyuma ineza yanjye yazanywe no guhindurwa n'umwami ikamenywa n'abantu bose. Kubera iki? Niteguye ko Yesu azagaruka.
Haleluya. Kandi ku munsi umwe nzahagarara imbere ye nkavuga icyo nakoresheje buri segonda, buri munsi, buri cyumweru, buri kwezi yampaye. Hanyuma tukajya aho dushaka. Ntimukagire icyo mwiganyira. Haleluya. Ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana. Gute? Mubisabiye ariko gusenga, mubyingingiye ariko kwinginga no gutitiriza no gukomeza gushaka mpaka bibonetse. Haleluya. Ibyakakuganyishije, ibizanganyishije, ibyakanteye amaganya, ndabihindura isengesho, mbihindure kwinginga, mbihindure gutitiriza, mbihindure gukomeza gusaba kugeza igihe bizahindukiramo amashimwe. Haleluya. Hanyuma abangaba bakora ibi ngibi, ijambo ry'Imana rikatubwira ngo nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose y'umuntu yamenya, azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Iyo bavuze ngo amahoro ahebuje arenze ubwenge bwa muntu, ni amahoro adafite impamvu ifatika. Haleluya. Amahoro adafite impamvu ifatika. Ukajya wumva urayafite, kumva ufite ibineza neza n'ibyiringiro ukura mu mwami. Nyamara ibikubuza amahoro n'ibikujomba nabyo bigihari. Haleluya. Imana igikora ibi bintu. Ese iyo tuvuze ibyo ngibyo tuba tuvuga ko itazagutabara? Wowe izagutabara. Wagize ngo sidatabara twaba turi aha ngaha? Turabizi ko itabara. Ariko hagati aho ngaho mu rugendo, iyo twishimira mu mwami, iyo tutakiganyira, hari amahoro twakira mu mutima azanwa nuko tuzi ko umwami wacu abizi byose kandi abishoboye, afite n'ubushake bwo kubikora. Haleluya. Amen. Rero turimo dusenga uyu mugoroba, ibi bintu byombi ntibijya bijyana. Kuganya no gusenga ntibijyana. Kimwe gisunika ikindi. Iyo turi mu maganya bisunika umwuka w'amasengesho. Iyo turimo dusenga bisunika amaganya akatujya kuri. Tugiye guhitamo. Haleluya. Uraba mu baganya kuko ibikuganyisha byo ntago bizabura. Kimwe kivaho ikindi kiza. Imana igukiza kimwe, ikiguhaye cy'umugisha nacyo kiza gifite amaganya ukuntu. Kandi ni ibintu bisanzwe. Haleluya. Ntushobora kwiganyira essence y'imodoka udafite imodoka. Ariko iyi modoka yaje uganya iki? Essence. Ntushobora kwiganyira ibyo uzagaburira umugore wawe uko uzamwambika utaramugira. Ariko iyo umaze kumugira wifuza kugira amafaranga kugira ngo umwubahishe, umugire neza. Ntabwo ushobora kuganya minerivare y'abana utarabagira. Ese abana si beza? Ni beza. Ariko iyo babonetse na minerivare irakenerwa, n'ibyo kurya bibatunga. Ibintu byose tubonera hano mu isi bifite ikintu kituganyisha kibigeretseho. Ariko kandi umwami Imana Imana tugira inama yo kutaba mu baganya. Haleluya. Urahitamo kuba mu basenga kandi binginga batarekeraho cyangwa mu baganya kuko ntibigendana. Kimwe gisunika ikindi. Iyo amaganya yinjiye urutanse gusenga no kwinginga arabireka. Iyo gusenga kwaje no kwinginga amaganya yose arashira akabaho nk'umuntu udafite ikibazo. Haleluya. Hari umuntu nyumvise akabaho nk'umuntu udafite ikibazo kandi bihari. Kubera iki? Gusenga kwe no kwinginga byahesheje umwuka wa rutanse kurusha imbaraga ibimuganyisha byose, kurusha imbaraga ibyakamurijije, ibyagatumye aryama akiyorosa akavuga ngo sinzongera kuvuga ubutumwa, Mana se ndavuga ko utabara kandi nanjye utarantabaye. Cyangwa wagize ngo umuntu abuvuga ariko byose byakemutse. Haleluya. Uyu mugoroba turahitamo kuba mu baganya cyangwa mu basenga kandi binginga kandi bakomeza batiteguye kubireka. Haleluya. Haleluya. Zaburi ya 77 umurongo wa 2 kugeza kuri 3 haravuga ngo ndatakira Imana n'ijwi ryanjye. Zaburi 77 2 na 3. Ndatakira Imana n'ijwi ryanjye. Iyo umuntu ashaka gusohoka mu maganya yiyemeza gutakira Imana atitaye ku cyo abantu bavuga. Ntibamuhaye agakiza, ntibashobora kumutabara, nta bugingo bwe barinda, nta ntambara bamurwanirira. Niyo mpamvu atagomba gutinda cyane ku cyo abantu bavuga. Haleluya. Ndatakira Imana n'ijwi ryanjye, ndatakira Imana n'ijwi ryanjye, nayo irantegera ugutwi. Ku munsi w'umubabaro wanjye nashatse umwami Imana, ntabwo nicaye ngo nganye, ngo ndire suhuza umutima mvuge ngo abantu baranyanze, abantu barantaye, na bene wacu ntibangirira gutya, n'abandi basenga ntibandeba, ntibanyibuka. Oya. Kuganya no kwinginga ntibijyana. Haleluya. Ku munsi w'umubabaro wanjye, kuko buri muntu arawugira, yaba wabaga n'umwe igiba myinshi. Ku munsi w'umubabaro wanjye nashatse umwami Imana, narasenze, naratitirije, ninjoro nayitegeye amaboko sinacogora. Haleluya. Umutima wanjye wanga kumarwa umubabaro,
mu yandi magambo wanga gushira inyota, wanga kurekeraho gusenga, ntarabona Imana yanjye. Uraba mu binginga, uraba mu baganya, uraba mu bahe. Turi mu bihe byo gusenga, ariko sinifuza ko tugira amasengesho y'igipindi. Igipindi ni ikinyoma babeshya umuntu kugira ngo kimusunike akanya gatoya. Murabyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Ntabwo ubuzima bwo mu mwuka burerwa cyangwa bukura buhumyo. Igihumyo murakizi? Mushroom, champignon. Haleluya. Kimerera hehe? Mu masaha. Mu masaha kiba gikuze bakagisarura, bakagiteka cyangwa bakagikoramo isupu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kuba nge nawe tuzamutse mu cyumba cyo hejuru, turahakura imbaraga, tuzongereho izindi, tuzakomeze dushake mu maso y'Imana. Ntabwo isengesho rimwe rikuza umuntu mu mwuka ngo pafu ageraho Imana yamugeneye, abatakirwanya n'abadayimoni, abacyatagiterwa na Satani, abatagikururwa n'isi. Ntabwo bibaho. Amen. Haleluya. Haleluya. Ahubwo iyo dusenze tuba dutangira urugendo rwo kugira imbaraga no kugwiza imbaraga no kutazasubira inyuma no kutazacogora. Ku munsi w'umubabaro wanjye nashatse Umwami Imana, ninjoro nayitegeye amaboko sinacogora. Haleluya. Reka mu minsi 7 wakura ibitangaza rwose. Imana ikora imirimo yayo ku buzima bwawe, mu mubiri wawe, mu byo umaze iminsi uyisaba, igukikize ibitangaza. Haleluya. Ariko kandi uvuge ngo ntabwo amaboko yanjye azacogora. Mubamanura amaboko sindimo, mubarekeraho gusenga sindimo, mubaganya sindimo. Ndahitamo kuba mu itsinda ry'abinginga n'abamenyesha Umwami Imana ibibagoye. Haleluya. Haleluya. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana. Nkunda Imana kwishyiramo byose. Uzi ko n'ibintu utabwira umuntu wemerewe kubibwira Imana, kuko imbere y'abantu twihagararaho kameme. Siko bimeze? Haleluya. Iyo uri umusore ugeze imyaka 45 utarashaka, ntabwo ubwira abantu ko warenganye, ko wabuze umugore, ko wabuze amafaranga, wihagararaho. Sibyo? Ukavuga ko wari ugihugiye mu mashuri, wagiye muri mission, wari ugifite akazi, ariko imbere y'Imana uragenda ukabwira utumva Mana, mpozwe n'isoni. Mfite imyaka 45. Iwacu barambaza umukazana, barambaza abana. Haleluya. Ibyakatuganyishije tubihindura isengesho kandi tubwira Imana byose. Iyo utarabyara bene wanyu bakuryanira inzara, ushobora kwihagararaho ukabasubiza ngo Imana irabizi, kandi ariko ko ibibizi izabikora ku gihe cyayo. Ariko wowe n'Imana mu cyumba cyawe ukavuga uti Imana, iyi nda igomba kujya mu mwana. Haleluya. Wemeye ko nshaka, sindi umukobwa. Wemeye ko nshaka, sindi umugabo. Imbuto yo mu nda igomba kuba mu Mwami wabo. Ngusukiye ibyari kuba amaganya yanjye, ibyari kundiza hanze ndabikuzaniye. Ngomba kubyara kuko mu ijuru ntibabyara. Haleluya. Hari ibintu dufitiyeho uburenganzira tukiri inahangaha. Amen. Haleluya. Amen. Turagenda tubona rero iteka itandukaniro ry'abaganya n'abasenga binginga. Wowe uraza guhitamo ibihe. Abantu batemera ko amaboko yabo amanuka, abantu bataganya, abantu bahitamo gukomeza kwizera Imana, iteka ryose basohokana ubutsinzi. Sinzi igihe ibyawe bizagufata, sinzi imyaka bizamara, sinzi amezi, ariko iyo umuntu atamanuye amaboko, yakomeje gutabaza Imana, iteka ibyari amaganya bihinduka ubuhamya n'amashimwe. Haleluya. Icyamu uyu munsi ugahabwa imbaraga zo kudacogora. Icyamu uyu munsi Mwuka Wera akamanuka mu buzima bwawe ku buryo utazongera kumanura amaboko mu buryo bwo mu mwuka, ugahamagara Imana kugeza igihe ibintu bizahindukira mu buzima bwawe. Mana, tuguhaye icyubahiro kuko ari wowe bitubwiye. Muri twagira ibyo twiganyira, wari ubizi ko tuzagira ibituganyisha, ariko uratubwira ngo tubihindure isengesho, tubigusabe, twongere twinginge kandi dushime, kuko tuzi ko tubwira afite amatwi, afite n'amaboko yo gukora. Haleluya. Reka turebe iyi nkuru iri mu gitabo cyo Kubara. Reka mbasomere nihuse ko ni hariho gato. Kubara 13:25 ndamanuka ngere hepfo kuri 33. Haleluya. Ndagira ngo wumve amakuru y'abaganya n'amakuru y'abakomeza kwizera Imana. Haleluya.
ngo bamaze gutata igihugu bagaruka hashize iminsi 40. aba murabazi niba abagabo 12 bari barimo 2 tuzi, abandi amazina yabo ntago tuyazi, Kalebu na Yosuwa. Haleluya. Ariko amazina y'abandi nayo arahari. Ngo basohoye basanga Mose na Aroni n'iteraniro ry'Abisiraheli ryose i Kadeshi mu butayu bwa Parani. Bababwirana n'iteraniro ryose ibyo babonye, babereka za mbuto z'igihugu. Batekereza Mose bati, twageze mu gihugu wadutumyemo, ni ukuri koko ni icy'amata n'ubuki, ngizi imbuto zacyo. Ariko abantu bagituyemo ni abanyamaboko. Ntabwo Satani n'abarozi ari ba Nyakabwana. Nyakabwana murayizi? Nyakabwana ni imbwa imeze gute? Y'umusega wakanga igahita igenda. Niyo tumuvuga ngo uri imbwa Satani uri iki, siko kuri. Iyo aza kuba ari imbwa ntabwo yari kuba ari umutware w'iki gihe, ntabwo yari kuba yobeje abantu amamiliyoni n'amamiliyoni. Muranyumva nshuti z'Imana? Abagabo basanze ahangaha ni abanyamaboko. Mu isi yo mu mwuka ntabwo dutsinda Satani ari uko atugiriye impuhwe, tumutsinda kuko urugamba rwo mu mwuka twarusobanukiye, tutari abantu bacogora, tutari abantu babivamo, kuko nawe ni umunyamaboko. Icyo akora umurusha amaboko ari imbere muri twebwe. Haleluya. Akorana natwe. Urugamba rwo mu mwuka Yesu aba ari kumwe natwe, ariko abashaka ko duhagarara muri cya cyanditswe cyo mu Efeso igice cya 6. Twebwe twambara zira ntwaro z'umwuka, akarwanira muri twebwe, agakorera muri twebwe. Haleluya. Iyo bitabaye bityo turatsindwa kandi dufite Yesu. Abagabo twasanzemo ni abanyamaboko. Mu yandi magambo biragoye gufata kino gihugu, biragoye gusingira imigisha, cyane cyane iyo Satani yabandarayeho. Hari ibintu twapfuye kubona gutya gusa, pafu turabibona, turabihabwa, uravuka, ugira umugisha, uriga, birakunda. Ariko ibintu byinshi bizirikanye n'umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ibintu byinshi bizirikanye n'icyo uzamara, n'icyo uzaba cyo, n'icyo umaze mu isi yo mu mwuka, n'icyo umariye abakureba, n'icyo umaze mu bwami bw'Imana. Ibyo ngibyo umunyamaboko witwa Satani ntagapfa kubirekura, abigeraho akabibandararaho. Si hari umuntu unyumvise? Amen. Niyo mpamvu dusenga kugira ngo tumurushe imbaraga, arekure amasengesho yawe, atwike amasengesho yawe, amwirukane amasengesho yawe, mubuze amahwemo, avuga ngo turimutse tugiye ahandi batari babimenye. Ngo ariko abantu bagituyemo ni abanyamaboko, kandi imidugudu yabo igoteshejwe inkike z'amabuye, kandi ni minini cyane. Kandi twabonyeyo Abanaki, Abamaleki batuye muri icyo gihugu cy'Inegebu, Abaheti n'Abayebusi n'Abamori batuye mu misozi, Abanyakanani batuye ku nyanja no mu bibaya bya Yorodani. Kalebu ahoreza abantu imbere ya Mose ati, tuzamuke nonaha tuhahindure, kuko tubasha rwose kuhatsinda. Ndagira ngo mbibise ko iki gihugu bari bagihawe nande? Ni Imana. Hari igihe hagati mu rugendo mu byo usaba Imana uvuga utaharaho sibyo yangeneye, ngewe ntiyangeneye ibi, yarabikugeneye. Niba warigeze kubitekereza urabigenewe. Haleluya. Muranyumva nshuti z'Imana? Iki gihugu bari bakibwiwe n'Imana ubwayo, ariko si Imana kuki itasenye izi nkike z'amabuye batarahagera? Kuki tishe bano Banaki n'Abamaleki n'abantu bakomeye bo batarahagera ngo bagire n'ubwoba? Kuki Imana itabishe? Oya, urugamba rwo mu mwuka tukiri hano ku isi ruzahoraho. Aha tuvanireho kuvuga ngo se Imana ko wabinyemereye kuki nyine utabizana? Yarabikwemerera ariko niwe uzajya kubifata. Haleluya. Yarabikwemerera ariko niwe uzarwana intambara mu mwuka kugeza ubisingiriye. Imana niyo yavuga ati mugende i Kanani ndahabahaye. Bagezeyo basanga umujyi urakinze, inkike z'amabuye ndende, abagabo barusha kuba ibihangange. Imana ntiyayikwiyaranja ngo abagabo baho byibuze bahindura udukuri. None Abayisiraheli bagera ari bo barebare. Urugamba rwo mu mwuka rutandukanye n'urwo turebesha amaso. Niyo mpamvu udakwiriye kwisuzugura, kuko Yesu uri muri wowe arahagije. Amen. Iyo turebesheje amaso iteka dusanga tudashyitse, tugasanga tudakwiriye, ariko Yesu uri muri twebwe aduhindura abakwiriye. Haleluya. Hanyuma uyu mugabo mwiza witwa Kalebu ahita ahoza abo bantu bose, arabacecekesha mu yandi magambo ati, tuzamuke nonaha tuhahindure, kuko tubasha rwose kuhatsinda. Hararinzwe, hari abanyamaboko, hari amoko menshi, ariko turabishoboye. Umva umugabo utagira gute? Utaganya, uyizeye Imana. Turabishoboye, turabishobora rwose kuhatsinda. Haleluya. Maze abantu bahisemo kuba mu itsinda ry'abagira gute? Ry'abaganya.
Imana idusohoremo uyu munsi kandi dusohoremo mu buryo bwa burundu. Imvugo usohokana mu masengesho aba ari izakomezanya mu buzima bwa buri munsi. Apana gusohoka ugwije imbaraga wagera hanze ngo turapfuye turashize. Oya, ntabwo dupfuye, turiho kugira ngo dusohoze imigambi y'Imana, kugira ngo dukore ibyo Imana yatugeneye tukiri hano mu isi. Haleluya. Ngo maze abantu bari bajyanye nawe, abari mu itsinda ry'abanyamaganya bari bajyanye nawe baravuga bati ntitwabasha. Kalebu yavuze ngo iki? Tuzamuke none kuko tubasha. Bo baravuze ngo ntitwabasha. Mwibuke ko ibintu babonye bose birasa. Imana bumvise babwira ko Kanani ari yabo, bose barayumvise, ariko bamwe bahisemo kwigumira mu ruhande rw'abanyamaganya. Ngo maze abantu bari bajyanye nawe baravuga bati ntitwabasha kuzamuka. Kalebu yavuze ngo tuzamuke nonaha tuhahindure kuko tubasha rwose kuhatsinda. Itsinda ry'abanyamaganya riti ntitwabasha kuzamuka. Si uno kuzamuka byari bibananiye. Ntitwabasha kuzamuka ngo turwanye abo bantu kuko baturusha amaboko. Babarira Abisiraheli inkuru y'incamugongo. Ntiwemere ko akanwa kavuze imbaraga z'Imana kongera kubara inkuru y'incamugongo, kuko akenshi tuzibara ku giti ku buzima bwacu. Ntiwemere kubara inkuru y'incamugongo. Reka abaguca intege babivuge, ariko ntubatize umurindi kuko ururimi rwawe rurarema. Haleluya. Babarira Abisiraheli inkuru y'incamugongo igihugu batase, bati igihugu twanyuzemo tugitata ni igihugu cy'umwiryane, kandi abantu twakibonyemo bose ni barebare. Ibi byose bavugaga byari ukuri, koko bari barebare. Ngo kandi twabonyemo abantu barebare banini, kuko abanaki bakomotse mu bantu barebare banini. Twibonaga. Umva amaganya kuna gutera kwibona. Amaganya gutera kumva utazarangiza kwiga, amaganya gutera kumva nta diploma uzabona, amaganya gutera kumva nushaka ntuzabyara, amaganya gutera kumva ko abagabo bashize mu Rwanda no mwisi, amaganya gutera kumva ko nta mukobwa mwiza wo kurongora ukibaho, amaganya gutera kumva kutatera imbere. Bega amaganya, bega umwanzi. Amaganya gutera gushyira akadomo ku buzima bwawe aho Imana itagashyize. Turabisohoka mu munsi. Twibonaga tutazashaka, twibonaga tutacuruza, twibonaga tutabona promotion mu kazi, twibonaga tutakorera Imana mu mbaraga, twibonaga bo Imana yakoresha twebwe tutabamo, twibonaga mu bakamazu twebwe tutarimo, twibonaga. Ahubwo bizakaba bibaganyisha mu bishyira Imana, muyisabe, muyinginge. Haleluya. Ibigutera kwibona ukuntu kutariko bishira Imana, kandi ntuzemere ko akanwa kawe kongera kwinjiramo amaganya ukundi. Amen. Haleluya. Twibonaga. Ninde wababonye? Nibo. Abanyagihugu nibaza ko batavuganye nabo kuko gutata urihisha. Si Imana yabibabwiye, nibo bahisemo kuba mu ruhande rw'abaganya. Twibonaga. Igitabo gikurikiraho cyangwa igice gikurikiraho, igice cya 14 murongo wa 11 na 24 na 27. Ngo Uwiteka abwira Mose ati, ubu bwoko buzageza he kunsuzugura? Buzageza he kutanyizezwa n'ibimenyetso byose nakoreye hagati muri bo? Iyo mpisemo kuba mu ruhande rw'abaganya no guhakana imbaraga z'Imana, umva uko Imana yibyumva mu matwi yayo. Ibizumva nko kuyisuzugura. Ntago bari bayisuzuguye, bananiwe kwizera. Hanyuma Imana iravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati, ubu bwoko buzageza he kunsuzugura? Buzageza he kutanyizezwa n'ibimenyetso byose nakoreye hagati muri bo? Imana ikwibutsa imirimo yose igeze gukora mu buzima bwawe. Niba nta n'imirimo ihambaye wibonaho, wibuka ibyo yakoreye abandi. Ese ubu nta buhamya wumvise? Nta buhamya bw'abantu Imana yatabaye? Ntabwo. Dufite ubuhamya, dufite ibihamya, dufite ubwacu ku giti cyacu Imana yagiye tuzuraho, yagiye dukura. Dufite n'ubuhamya twumvanya abandi bizera bakuri, ab'Imana yakoreye byo dutegereje kwidukorera uyu munsi. Uzi ko bibabaza Imana kuba usenga ariko utizeye ko ibyo usengera bizakoreka? Uzi ko bigaragara nko gusuzugura Imana? Bazageza he kunsuzugura? Bazageza he kutanyizezwa n'ibimenyetso byose nakoreye hagati muri bo? Ni ukuvuga ngo umuntu utarabona ikimenyetso cy'Imana na kimwe, n'ineza y'Imana n'imwe, uwo wenda yashidikanya, ariko wowe nanjye
tuzi ko twabanyeho Satani tukanga tukabaho hejuru y'imigambi ye, hejuru y'aho yadushyize, hejuru y'ibyo yapanze, tukanga tukabaho. Ntabwo turaba mu guhakana imbaraga z'Imana. Haleluya. Twebwe bakijijwe bya byaha byinshi, cyeka niba utari umunyabyaha nge nariwe, twabakijwe bya byaha byinshi tukabona turabicitse, tukizera icyo Yesu yakoze ku musaraba tutari duhari, tukumva ryajwi rivugira mu mitima yacu ritubwira ko turi abana b'Imana. Nahakana imbaraga ze gute? Uhakanaga iby'abarokore, uhakanaga ibyo kwizera, wabonaga ari ubupfu bwacya, bwa bupfu bwiza bukadufata. Twahakana imbaraga z'Imana gute? Dufite impamvu zo kwizera. Amen. Haleluya. Umva itsinda ry'abahisemo gufata ibyakabaganyishije n'ibibatera ubwoba bakabizanira Imana. Umva uko umwami Imana bavugaho 24. Keretse umugaragu wanjye Kalebu, kuko yari afite undi mutima. Hagati y'umurongo wa 11 na 24 harimo inkuru ziteye agahinda z'uko Imana izabagenza bagapfira mu butayu. Mose akinginga ati Imana wabicira rimwe bazagira ngo wagenaniriwe kubagezaho, abanyagiputa bazabyumva bavugira ngo wananiwe kubagezayo, kuko Imana yari ivuze ngo ndamanura mu giga mbice. Imana ntiyabica muri ubwo buryo, ibica mu buryo butazatukisha izina ryayo mu banyamahanga, kuko bapfuye buke buke bituma bamara imyaka 40 mu butayu. Keretse, haleluya, umugaragu wanjye Kalebu, kuko yari afite undi mutima. Umva uyu mutima rero ukuza agakurikira uko muyobora muri byose. Kutizera Imana, gusenga ntacyo twizeye, ni ukutemera gukurikira iby'Imana ituyoboramo byose. Keretse umugaragu wanjye Kalebu, kuko yari afite undi mutima. Gusenga gutuma tugira undi mutima. Gusenga gutuma amaganya atongera kwicara mu mitima yacu. Yakurikiye uko muyobora muri byose, nanjye nzamujyana mu gihugu yagiyemo, urubyaro rwe ruzakigira gakondo. Haleluya. Haleluya. 27 ngo nzagezayo kwihanganira iri teraniro ribi rinyitotombera. Numvise kwitotomba kwa Abisiraheli banyitotombera. Umva amaganye ko soundinga mu matwi y'Imana bihinduka kwitotomba. Murabizi kandi hari igihe tukitotomba, Mana kuki, Mana kuki. Reka iyo Mana kuki nge nawe tujye inama kandi dukorana isezerano yuko tugiye